Mwongeye kuri gacuti bakunzi, iyi ni ya televiziyo yanyu yacu no mukunda cyane Ihumure Family TV. Nkuko mubizi tubagezaho ibiganiro bitandukanye birimo imyidagaduro gusa. Ikintu cyambere dushyira imbere ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'ibintu bidasanzwe. Uyu munsi turi kumwe n'umuvuga butumwa, sinzi niba namwita umujakazi w'Imana. Reka nze twumve icyo yaduteguriye. Reka tangire abibwira. Oro y'Imana abane namwe mwese, abantu mubasha gukurikira channel Ihumure TV mu Rwanda ndetse no mu mahanga, abavuga ikinyarwanda n'ababasha kucyumva. Rero muri kumwe aka kanya n'umuvuga butumwa bwiza Nyirahabimana Gaudence, nifuje kuganira namwe kuri iri jambo riri muri Bibiliya. Urupapuro rubanza kuri Bibiliya ruvuga ngo Bibiliya ushobora kumvamo amagambo menshi avuze ngo Bibiliya ibibi bibe kure, niko nasobanura. Ariko ntago ari ibyo nshaka gusobanuraho cyane byuko ibibi biba kure, ahubwo ndashaka kuvuga cyane kuri iri jambo riboneka muri aka kaziga, akantu kameze nka kashi kari kuri Bibiliya ku rupapuro rw'inyuma. Haravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ni ijambo rivuga gutyo. Koko ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana kandi dukeneye no kurisobanukirwa. Rero dukunda gukoresha amagambo twumvishe, twumvanye abandi bavuga, tugatira amagambo, ariko tujye tubanza tumenye ngo ese iri jambo ko nditiye riransobanurira iki, rirambwira iki, mbere yo kugira ngo turikoreshe. Cyane cyane nko ku rubyiruko muri iyi minsi ya none, hari ijambo bariho bakoresha rivuga ngo kurya isi. Iyo uhuye n'umusore ukamubaza uti ese uvuye hehe, arakubwira ati mvuye kurya isi. Wahura n'umukobwa akamubaza ati ese wiriwe, nagiye kurya isi. Ese umuvande, numara kurya isi yawe uzasigara hehe, ko hari abantu bazigamye isi yabo bazayiguha muyisangire kandi barazigamye yawe warayiriye? Urabona amafaranga ibihumbi 10 ugahita uhamagara mugenzi wawe, ngewe nabonye imirongo, wino tujye kurya isi. Ese numara kurya isi yawe, wabonye umurongo wari ubonye, wari wo kubaka isi yawe, none uhamagaye mugenzi wawe ngo aze mujye kurya isi. Numara kumuhamagara akaza mugasangira isi yawe, iyo saka yizigama, wowe ejo uzaba uri hehe, uzahagarara hehe? Ese wowe uri guteganya ko iyo mirongo wari ubonye yo kubaka isi yawe numara kuba uyirisheje isuka yirangiza, uri kumva urimo werekeza hehe? Ese uri kumva ngewe wazigamye isi yanjye tuzayisangira? Wowe wagerageje ukazigama nawe isi yawe, umurongo ubonye ukawukoresha wubaka isi yawe. Nimba ubonye ibihumbi 5 ukabishingiraho, ugashinga business, ukabishingiraho ukizigama, hanyuma ntuvuge ngo nagiye kurya isi. Urahura n'uwasinze wamaze uti se ubite ati mvuye kurya isi. Wahura n'uwiri wagenda nta gahunda tuvuye mvuye kurya isi. Nyabuna turebe neza aya magambo tuvuga dukoresha, ese isi turimo turayirya mu buhe buryo? Ese tubereho kurya isi cyangwa tubereho kuyubaka tukayikomeza? Hanyuma rero ntabwo cyane nari ngendereye cyane kuvuga kuri ibyo cyane, nuko numvaga iryo jambo kuritira rishobora kuba ryatujyana ahantu hatari heza, niyo mpamvu nari ndigarutseho. Hanyuma rero cyane tuganire kuri ibi bintu, ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana kurisobanukirwa. Bibiliya iyi ngiyi mubona ni igitabo gitagatifu, ni igitabo cyanditswe n'abahanga, ni igitabo cyuzuyemo abahanga, kandi ni igitabo cyuje ubuhanga n'ubwenge bwinshi. Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya rero igereranywa n'inyanja, kandi inyanja ngari. Inyanja ngari rero yuvugwa n'umuhanga, kuko iyo zuri umuswa urazika, kandi iyo zuri umuhanga urambuka. Ni ukuvuga rero n'iyi Bibiliya nayo turasabwa gusoma Bibiliya tukayisomana ubwenge, aho tudasobanukiwe tugasobanuza, kuko iyi Bibiliya abantu barayitwaza, turayitwaza, tugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mu ruhande rumwe tukavuga ngo
ijambo ry'Imana ntiritwemerera ko dufata inkingo, ntiritwemerera yuko twakubahiriza amabwiriza, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukundane. Ko niko Yesu yasize abwiye intumwa ze, ati itegeko risumba ayandi ni ugukundana. None se nimba tuvuga ngo turakundana kandi tugategekwa kwirinda kugira ngo turinde bagenzi bacu ntitubishobore, urwo rukundo ruracyahari? Tekereza inshuro ijambo ubuhanga rigarutse muri Bibiliya. Yanditswe n'abahanga, ni igitabo cyuzuye ubuhanga, kigereranywa n'inyanja ngari yogwa n'umuhanga, umuswi yayoza arazika. Rero nawe ubitekerezeho neza. Gusa nakwifurizaga kugira ngo ubashe gusobanukirwa ubuhanga buri muri iki gitabo, ubashe gusobanukirwa ubwenge buvugwa muri iki gitabo, ubashe no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi nari mfite igihe gitoya cyo kuganira namwe, ariko ubutaha nzagaruka tuganire ku ijambo ubwenge, n'inshuro ijambo ubwenge rigaruka muri Bibiliya. Hanyuma rero tekereza ku buhanga buri muri iki gitabo, tekereze no ku bahanga bacyanditse, tekereze n'uburyo inyanja ngari kuyoga bisaba ubuhanga. Hanyuma ubutaha nzagaruka neza tuganira, umbwira uko wabyumvishe, nanjye nkusobanurira aho wumvishe hagoranye. Rero ryari iryo jambo nashakaga kwibutsa abantu no kubakangurira kugira ngo basobanukirwe iby'iki gitabo, be kujya bakigendamo uko bagisoma uko biboneye. Data wa twese, Imana y'amahoro, Imana yumva abayisenga, Imana y'Abanyarwanda, Imana yaremye ijuru n'isi igahanika ikirere nta muntu yiteye inkunga, ndagushimira rero kubw'uko wongeye kwemera ko tuvuga ku ijambo ryawe, tukavuga kuri iki gitabo cy'ubuhanga cyanditswe n'abahanga kandi kigasobanurirwa n'abahanga, kikaba gisobanurirwa abahanga. Rero Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo abantu bose babasha kumva Ikinyarwanda, babashe gusobanukirwa iby'iki gitabo, kugira ngo babashe kugendera mu nzira nyayo. Data wa twese rero nyiribihe, ndakwinginze kugira ngo ijambo ry'Imana wandikishije ribashe kutugirira umumaro, rigirira umumaro abaryumva, rigirira umumaro urubyiruko rugaruka mu nzira zo kumvira, rigirira umumaro abagabo n'abagore, rigirira umumaro abanyagihugu bose. Data wa twese rero